Okay, so twumvikana ikintu kimwe rero. Nibyo nandi kubabwira. Ninjye wababwiye ko n'umukongomani uyu munsi ndi umunyarwanda. Umuntu uzongera kunyita umukongomani nzajya kukureka. Uyu munsi bahaye itangazo. Mugende mu bikore, mukore itangazo. Mwanjijimwe ndavuga babandi bagenda bagira izo ariko aho babera gatsibo gatsindwa bagira ivangura akarere kubi. Birabanza bikakwambura identité. Nko katsindwa n'Imana ngo muri bavuga ikinyarwanda kiruta cya Godfather. Slim Jesus. Ndabasobanukiwe. Uko niko kuri. Nta munsi n'umwe muzaza ngo muvuge ibyiza umuntu akora, ntimuzaza ngo muvuge umusaruro umuntu atanga. Turi kumwe? Ndabizi ko nzahura n'imijugujugu nk'iyi. Ndabisubiramo bwa nyuma. Nzahura n'imijugujugu irenze iyi aho ngaho mvuyeyo. Ndi gusubiza radio B&B, ndashaka ni B&B. Godfather mubwira igitekerezo wimvugira murabizi ibintu byo nyapfa namwe erega ni iki mu mpora bashaka kugira ngo dusangire ijambo mukamvugiramo nta mukobwa igitekerezo erega watubwiye cyane tugomba kububwira natwe mo gake uretse gato yabifunguza abandi bandi ubona muri comment ngo baragukurikiye da ngo n'umwe wayo munyarwanda nabo baraje. Okay, so twumvikana ikintu kimwe rero nibyo nandi kubabwira ninjye wababwiye ko n'umukongomani uyu munsi ndi umunyarwanda. Urumva ngaho mumbwire ibintu mumbwire aho muhera umuntu uzongera kunyita umukongomani nzajya kukureka. Iyo discrimination mujye muyireka. Rukujyana nzongera ko nari umuntu nyita umukongomani sha nje nawe ndi umunyarwanda noneho ahangaha se ahanga nta parking ihari Mungu wangu. So iki kintu nshatse kuvuga ni iki ntabwo ari blague mu nyumve. Godfather ibyiza nkora according ngiye nkiyo niteye mo itoroshe nkareba Godfather nkora ibyiza birenze ikosa nakora cyangwa itekibe nakora na sense. Godfather kore bebe Godfather yarimbuye bye Godfather ariko se urweretse kamabazi urwo rubyiruko ndaruyobya ruyobya nujyana mu muwe murongo nduyobyane muzambwira ati Godfather urubyiruko ariko se urwo rubyiruko rw'ibitamba muganyobya n'uruzi muzambwira kuba mugane ni mureke gahunda mukurikira gahunda mureke ibingibi ikibi ni iki niko kuyobya urubyiruko niko kuyobya urubyiruko mubwira no sense. So the thing is muhame hamwe muzakora ibyiza mbishime bivugeho muzakora ibibi mbivugeho ibyo nta mahitamo mu bifitemo mutegetswe kubyemera uko nta yandi mujye muri ibyo kuzana turango bakuveho ariko sha ariko mwarigenje koko So uganira na Godfather Pionika mwibutse yo Godfather ndakumva abantu urimo kumva ngiye kubasaba ikintu kimwe reka mbisabira ikintu kimwe munyemerere mumbarize munankorere mumfashe mundebere uburyo nabanyobyamwe abantu mumara kubumenya uzi kubwira hanyuma none ndeke kubayobya niba hari ubwo mwabashije kumenya wayobye kandi muri commentaire abantu benshi bayobye ngo hari umuntu wabayobeje umunsi kuri TikTok urwo rubyiruko rukora Ego twigishije gusabiriza ariko ugize amahirwe abona umwigisha gusaba sha mwebwe ndumva muri kubiseka nk'aho ari ibintu byoroshye bizanamo brage mani ibintu nesa Godfather ndamuzi sheri ntago ari bwo nkimumenya. Impamvu mbiseka ni ukuntu abantu niba baba babuze amahirwe yo kuhicara
Kagadavuga bati niba yaraje ukakora request ukakubuzabura uba ugomba gusigara uri ugomba Bavuze ngo kuba habaye ikibazo dekonka. cyo kubona batanga bavuze ngo habaye ikibazo cyo kubona batanga inari bakibaza ukuntu nta n'ihene Ni baba gute umuntu hano bamuha amadolari 150 ingahe ijoro rimwe wamuzanye wamuhosinze umwana w'i Rwanda akaba araye nta interineti wowe ukumva yuko ibintu bizarangira gutyo shakoma wewe koma nakubwiye ngo igiti cyeze nicyo bateraho amabuye. Amajwe Yo, uzabwire gade fata story yawe yo gusura album ukayisura hano mu mujyi kuri ya restaurant nzabimubwira. uzayimubwire ngo ryaturutse muri gift mubivuge reka tubyumve nta kibazo. aho yazi ibyo tubyorere twari turi mu bindi. Nesa wa nesa Hola. nk'ubu se nesa. Twibutse abanyarwanda muri hano ko mwadukandaho turi kuri 0. Amajengo icyo bakubwira ikintu kimwe ni nk'ubu iki tutaje urukumva kuri TikTok nazongera kukuvugisha gute tuvugishije uko. ngambara mbwese uko bara mbasomera ino comment zose zazamutse sinazisoma. ndahari ikintu nababwiraga mbere yuko ndikumvikana muri bo kumva ngo difada ubu ngubu ufite abana mu Kigali musambana. mufite Somye comment uzi ukuntu abana ngo hano bazamura ngo baba ako kuki mudashyira mu bwenge mani Godfather ubwo ahantu atuye abana bose abantu bose bazamuka ku indora y'ivu. comment iravuga ngo izi ndaya uzamura nizo zigushuka kubera ko musambana. none se ubu se Godfather kari ikiremba mana ubwo nanjye naba ndi umutinganyi. ubwo ngubwo nawe uri umutinganyi abahungu muzamuka muri hano muri kugenda abatinganyi mukuvumbura turabafasha. gake akabantu we. Ko nabonye comment nyinshi hano ziri kubeshya ku nkuru y'uriya muhungu nyikubwirira. uravuga iyihe Nabonye hari abantu bari kubeshya ko ya mpamvu yatashe ntabwo yatashe azaburana ejo ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu gitondo. azaburana Araburana mu gitondo ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. tuzabivugaho Ndi kubona abantu bari kubeshya ngo yatashe araburana mu gitondo. reka ibyo hano sari ikintu batavuga Diriyoze fata umwanya wamamaze mbere yuko twinjira mu zindi gahunda ariko reka fata umwanya B&B uretse gato B&B radio nakunze uburyo mukoramo ikiganiro yaba uriya mujene hari umujene we wafashe kote babivuze ariko reka mbabwire ikintu kimwe uburyo bwo gusapotinga iyi industry uburyo bwo gusapotinga ibyamamare bikorwa mu buryo butandukanye abantu babikora mu buryo butandukanye mujye mugerageza kumva iki kintu mwaka byaramo bikorwa mu buryo butandukanye ndabasobanurira ntabwo Godfather nzajya kugira ngo kwa Dumba turi kumwe ariko niba nzanye umuhanzi akaza aha mwaka byaramo niba mudashobora kurekonesa ni okay none se okay nzajya kwisobanura mbwire ibyamamare byose biza hanga cyangwa support ntanga n'uburyo bafasha mu buryo bwanjye n'uburyo ntangamo support ya biza none mvuga ati sobanura ukuntu nagufashije nibyo mushaka se ntabwo ariko bimeze support irenze gufata icyo cyamamare mukareba ngo navuze uko mvuga ibyiza byanyu urukunyumva uko mbunamuraho abantu bashaka kubahungeta hagaragaza ibyo bibi niko nimukora ngo Diriyoze se we kingo abo bose ni inkoma amashyi zawe sawa nta kibazo ariko murakagira izo mbaraga zigira inkoma amashyi yego ye so mugende murebe ndenza aho ngaho mwabantu mwe yaba abantu bari aha ngaha ibyamamare njyewe niba nshobora kugira amahirwe ngahuza umuntu ukunda Nesa hano ngahuza umuntu ukunda Nesa akaza ahangaha akamureba akamuburesinga cyangwa akavuga ati I can pay reka mbabaze ikintu kimwe how many people nta muntu ntabwo uzigera ubyumva ariko nkanababazwa no kubona abantu hano bro baza n'abagiye bahabonera umugisha cyangwa n'abagiye babona iyo support bashaka gupfukiranya bagenda bagaceceka ngo dufata ngahinduka ikibi
ariko se reka mbaze nzahinduka iki mu maso yanyu ntabwo nzahinduka ikibi imbere y'abantu bose bombo class so ngaho nimukomeze mugerageze nzabazonga nka roho mbi ndavuga abandi babaheza nguni n'abashaka kutagaragara ibyiza mudashaka kuvuga nzabyivugira turi kumwe ntabwo mashaka kurakira reka mbere yuko Liliose yamamaza reka babwire ko ibyiza muzapfukiranya nzaza hambivuge babwire ko Kibasumba afite ibitabo urimo kunyumva ndabizi biba mubireba bigakorwa mubireba ntimushobora kubivuga Godfather w'ikibi Godfather uri gusenya urubyiruko Godfather ushaka kurimbura iyi industry Kibasumba nturi umunyamakuru nturi umusizi babarira mbere ko Liliose yamamaza Godfather nyobye urubyiruko ndi kurimbura iyi industry ngira inama uri umusizi uri umuntu ugira ngira inama nkora iki blessing nanjye ndebe umwonde shiri funga mic yawe uriyo go ndakumva ntekereza ko uburyo wenda bifuza ko bikoramo si ko bikoramo nta nubwo ari ngombwa ngo ukore mu buryo bwabo cyangwa bo bakore mu buryo bwawe ariko nanone ntabwo kugira ngo ufashe umuntu ari uko wakoze nka runaka mu gihe bari kugaya ibyo ukora bo bagaragaza ibyo bakora ntabwo nzi muri aka kanya ngo ninde twavugaho cyangwa se ninde turi kuvugaho ariko icyo nzi cyo ni uko ababa bazi ibyo ukora n'abazi ukuri kwabyo baba bahari ikindi si na ngombwa ko bose bagushima cyangwa bagukunda hari abagushimira ibyo ukora banabigukundira ni nabo bari tayari gusapotinga icyo ukora no gukunda uriwe abo bandi si ngombwa ntabwo umuntu agura urukundo ntabwo agura igikundiro never so ntekereza ko rero ntabwo kugira neza ari ugukompeta niyo mpamvu usanga sometimes kuba Kibasumba umuntu atsanze hano kwa Godfather atamukundaga nanjye duhita tuba abanzi so I don't care niba unkundira ko hari umuntu runaka ndwanya ibyo ni ibintu bikureba ku giti cyawe uri umuzigo wawe ntekereza ko rero uyu umuntu yageze aho afata umwanya wo kuvuga ngo runaka na runaka na runaka ni babi kubera ko bajyana na runaka bavugana na runaka iyo myumvire iraciriritse ntabwo yagakwiriye kuba ifite umuntu wo muri iyi generasiyo ya 2026 siko mbitekereza so nk'umunyamakuru rero wa mugani wawe ntekereza ko buri wese agira uburyo bw'akora abo ufasha n'ibyo ufasha biragaragara ntabwo bikora wihishe ngo nawe ujya gushuka bucece cyangwa wongorera cyangwa upfurika ni ibintu ukorera ahagaragara n'ababibona baba bahari ibindi rero ntekereza ko nta gikundiro uri kwigura Liliose amamaza abantu ngaho muze mutanga amakoyini muhereza abo bahanzi baza ubwo uriguze bagiye kuguha gift dore baguhaye atanu Godfather hari umuntu uvuze ngo thank you so much blessing thank you for blessing me hari umuntu uvuze ngo ntabwo twakuvuga nabi kuko hatumanura umuntu ufite ikintu kibi cyo kuvuga kuri Godfather tumuhaye mike nazamuka kivuge nta kibazo amamaza Liliose natwe twamamaze tuza uwo muntu ashaka kumuha mike akaza akibohora akavuga ibibi avuga iki se banza wamamaze nese araza kuvuga iki ajya kubivugira kwa nyina amamaza dufite trip rata bashu nimugura amatike dufite trip yerekeza i Karongi mwayibonye ndetse nshyireho neza mwayibonye trip ngiyo abantu mwifuza gutemberera i Karongi muri summer refreshing to Karongi dufite kujya ku mazi abantu b'Imana ku itariki 27 z'ukwezi ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu ejo bundi abantu rero mwifuza kuzajyana natwe nimugura amatike ari ku mafaranga make umuntu umwe ni60 couple ni 110 wifuza kujyana natwe muri ayo mafaranga haba harimo kurya kunywa kwifotoza gutemberezwa transport yo kujyana no kukugarura ndetse ikindi harimo packet y'ibintu byose ibyo kurya n'ibyo kunywa byose biba birimo muri ayo mafaranga abifuza ko tuzajyana rero i Karongi nimero ni 079 40 33 146
abifuza kugura amatike ubu ngubu kuko ni iminsi mike cyane ni 079 ni 079 40 133 abifuza kujyana natwe rero nimero nazibabwiye mugura amatike buciri kare dore bageze kure bayagura hanyuma rero ababimenyereye ko dusanzwe tujyana ndagira ngo bamenyeshe ko ubu ngubu tugeze mu gihe cy'ubushyuhe ibintu birashushe hari ubushyuhe uburyamye ukumva ushyushye ngenzi abajyana ku mazi abashaka koga boge abashaka gutembera mu bwato batembere abashaka kujya kureba guhayikinga kuri Napoleon bagende abashaka kujya kureba inka zoga bagende buri wese tuzatembera ibirwa byose byo ku Kibuye hariya so guys mugura amatike buciri kare ni wise tuwa nk'ibisanzwe abafite ikibazo mwanambaza nta kibazo Nesa ntabwo ujya gutembera tugomba kujyayo tugomba kuba duhari haba hari entertainment ishushe ku basanzwe bajyana natwe barabizi noneho kubera ko ari mu gihe cy'ubushyuhe tugomba kumanuka i Karongi hagashya bazabakorera icyo bita live barbecue haba hari abantu bashyushye kuvuga ngo icyo Pionika uravuze ngo abari ubushyuhe muba munashyushye namwe twavuga ushobora kuba utanyumvishije ubwo wowe urasigaye hanyuma bari kubaza ngo tiketi nangaye ni 60 abashu couple ni 110 iyo muri babiri mwishyura 55 umuntu umwe ubwo ni 110 ubundi iyo muri babiri bwakabaye muri 120 ari couple umusore n'umukobwa cyangwa se umugore n'umugabo ni 110 ngo iki Sara ujya no kuryama cyangwa no kwishima ni ukugenda tukishima bakabokereza inkoko inka amafi ibintu byose mushaka ubundi mukabyina hazaba hari entertainment mugatembera mu birwa byo mu mazi byose mukajya kureba inka zoga mukajya kuri Napoleon guhayikinga ababishaka mukifotoza amafoto yose meza yo ku mazi mugomba kuba muyafite ntabwo azahaboneka niba nta kuryama kuri Pionika se sha Pionika ngomba kuba mara urabizi ni itegeko Pionika ntago akunda gutembera akunda kubajyana muri ghetto Sara zanjyana yo bro Sara zanjyana tuzajyana Sara atagira umuntu kumva vuga ngo muzajyana none se mushikira kukwishyura hari ikibazo abifuza ko tuzajyana rero mukore ga screenshot mutazabyibagirwa muwe mukabitsa ka package n'ibiki byose muwe mubireba wewe abifuza ko abantu muri kuvuga ngo amatike nangahe nababwiye ni 60 umuntu umwe nanjye rero ndi kwamaza ibibanza mu karere ka Bugesera twitwa Enoch Reyse dufite ibibanza byiza cyane tubanze tuvuge nimero zo kugurisha trip buretse abantu mwifuza kugura amatike yo kujya i Karongi rata nimero ni 079 40 33 146 uretse kumvugiramo Pioni abantu mwifuza kugura amatike ni 079 40 33 146 mugura amatike buciri karabashu ntazabasiga hasigaye n'iminsi mikeya ego muri kubizumva tuzagenda ku itariki 27 sheri azaba ari kuwa gatandatu tugenda mu gitondo cya kare ngira ngo hazaba harimo n'umuganda I think tugenda mu gitondo cya kare utukagaruka nimugoroba abifuza rero kutuzajyana abashu nimero ni yayindi nimero niyo wishyuriraho niyo wandikira kuri WhatsApp ni nayo uhamagaraho ushaka kugura tike nta kibazo nimero niyo wishyuriraho ni nayo uhamagariraho hanyuma unyandikira kuri WhatsApp ukambaza information nkaziguha cyangwa ukishyura ukama screenshot kuri WhatsApp then nkagushira ku rubuga rw'abantu tuzajyana abantu bageze kure okay naribi so wasoje mvuge wari ufite gahunda yo kwamamaza umva shana nshaka kujya bite profita nyine ukanyamamarizaho akwamamarizamo okay
ndamamaza ibibanza mu karere ka Bugesera aho bita Batima ahitwa Ngeruka Kindama. Tubafite ibibanza byiza rero twitwa Enoki Rio Estate guhera kuri 3,500,000 kugeza kuri 3,000,000 kubonera ibibanza byiza cyane. Udukirane 0788 28 58 45 twitwa Enoki Rio Estate. Godfather urakabaho ubwo se ko namarije ku bantu barenga abangaba nazabona ubundi urakabaho ubwo n'abandi bamaze Godfather urakoze rwose. Utamaza saba. Okay. So twavuye eka namamaze niyo mwatanze umwanya wo kwamamaza abantu muri hano mugende kuri YouTube yanjye twasohoye indirimbo nshyashya uko byapfuye mugende muyirebe mwamugize neza part 40 yasohotse mugende muyirebe mwamukoze abantu muri hano ni mu nkandeho mwamugize neza nesa uretse gato kugenda indirimbo yitwa uko byapfuye ibiki Yesu we ibiki byapfuye agende babyumve barabizi twahereye kuri part 1 tugeze kuri 14 mugende muyirebe muramukoze cyane. Thank you. Ibyo bintu byapfuye umwandeho ndakubimenya umwandeho menye ibyaye mudukande w'abantu b'Imana ubu mutureba turashaka gusabiriza muduhe ngewe ndi ku mibare ya shitani murakoze. Thank you. Amadi mibare uriho ntabwo inshimishije mudukande wowe muduhindurira ubuzima bari kunsoba nimero kanyibasubiriremo bari kuyinsoba kanyibasubiriremo nimero y'ibibanza 0788 28 58 45 murakoze cyane. Niyo mugabo. Thank you niyo mugabo. Mani we nari nageze kwa Rusoferisha bimeze bite piyoni asinziriye se shaka kwa Rusoferi oya shabyihorere hari igihe ureba imibare ugahita uvuga ngo ntabwo wayemera amani we ndavuze se nesa niwe untereresha ibintu byavuye ngo uko byapfuye ubuzima busanzwe buriya nkunda Sara ngakunda cyose ngakunda Biju ngakunda Karake na Nesa. Oya ndetse ntabwo wamwanga ngo bigukunde ntabwo bikunda na Biju wanjye Kibasuko wanjye Mutoni wanjye ubyamadavuze ni nkawe hano arambabaza nkihangana. Oya Nesa ntari umwana mwana wagireka konsetsi abantu bari hano se turabasuhuje nabo kutacyamamaza bimeze bite meze bon wese amagi kutamamaje wowe yaryamiriye ibikorwa byanjye se ko biba byivugira wowe ushaka inkoko ushaka amagi byose biba bihari ushaka kureba indirimbo yanjye nshyashya yitwa si wowe wenyine urajya kuri YouTube channel yanjye urayibona sinamamaje nimero zanjye ni 0788 400 519 murakoze. Linzi turagusuhuje isimbi dukande noneho ama yo witwa Muvunyi aragusuhuza munsurize urarwazanye umusatsi musaza umumbwirire ngo umugabo witwa Kabano aramusuhuza ni impanga
Bibwe Fires. Papa Bon, thank you. Ngo hari umuntu abajije ngo kibasumba. Ngiye ryamye arasinzira n'izi dread. Ubwo se yajyaga kumenya mu busaswa bwe gute? Nanjye mbyibaza. manzi dutemo nawe tubwire iby'igitabo cyawe. Nanabwira abantu, nshimira abantu babaje kugura igitabo, ariko even here abantu bashobora no kongera kugura ibitabo, bagure ibi bitabo by'uyu mwana. Urumva, nubwo ari kukwita umwana kandi uri umuntu mukuru urakasamutwe, uravuga uri umupoeti babyita gute, uri aho ngaho uri umunyamakuru wakasamutwe, urashoboye, mufite sosiyete akamaro. Bagende babigure. kumva igihe navugiye ntabwo mwanyumvaga. turi kukumva. Nari ndi kubwira Godfather ngo ngende umwana. Ntabwo nta kibazo komeza umwana. Ngo ibitabo babigure nk'abagura amasuka yo kwa Cyenda. Babigure nk'abagura nkunda abana kubi, amasuka yo kwa Cyenda. So urumva rero ibyo ngibyo bibe gutyo. Ngiye Godfather ibintu abantu bavuga nababwira iki, mugende muturagurike mu bwanuke. Harya ngo mvuga nabi turya mu matwi, ngo mvuga nabi, ijwi ryawe riturya mu matwi. Reka nkubwiye, icyo nicyo kibazo abantu bagira. Ntabwo hari ikintu bajya bitiranya regano, ikintu kimwe abantu bajya bitiranya kikanababangamira, ntabwo bamenya igihe. Godfather igihe cyose uzashaka kuzana deba, turi muri advocacy, turi kuvuga ngo iki kintu ntabwo gikuye, ni kibi, wowe ugashaka kugira ngo ubizanemo uze kubisesengura no kubiganira, ntabwo it's not gonna work. Ariko reka mbabwire, niba mwitegereza, ariko noneho dore ahantu babera ibyago bo katsindwa, baramanza bakavuga ngo Godfather nje gusenya industry, naje gusenya, ariko basha none se reka mbazi abo n'ibitangaza kabisa. Ese reka mbabaze, reka mbera ko abantu ari n'ibiwerewere banabona n'ibintu mukora mutazi n'ibyo murimo munahubuka. Who told you ko Godfather, izina Godfather rishingiye kuba nshobora kwisigana ku bahanzi cyangwa nkaba ndi kumwe n'abahanzi ndi contact? No, nta hantu bihuriye my friend. I have my name, I build my name. Urimo kumva, ntabwo nje mfite radio, ntabwo mfite YouTube channel ngo ndabatumira. That's the big problem. Nicyo kibazo mugira. No se kambazi, genda urebe kuva natangira gustreaminga, kuva natangira gukora ibiganiro, how many times na hosting abahanzi, uretse iyi platform ya TikTok. Godfather nkore izina kuri TikTok, uretse iyi platform ya TikTok, to be honest, ni ryari ese ko ndi kuyoba, ariko nanjye mba nabwanutse. Ni ryari uretse kuri platform ya TikTok ni kangahe na hostinga nk'ibyamamare? Ni ryari? Bro, I do my thing, nkora staff zanjye as me. Hello, ibi ngibi ngiye mutabyumva, turacyafite ikibazo gikomeye. Ntabwo ngiye kuvuga ko ndi marayika, nkaba ntasura ngo nutse. Turi kumwe? Areka njya mbona ninjiji n'ibigoryi bitakabaye binanenga, nibyo byirirwa mu mwanda, mu mafuti. Ranga ngo ndafungisha. Exactly. Njyewe hari ikintu najya nkura mu mutwe wanjye ngo ncyumve, nk'iyo umuntu avuze ngo Godfather, ngo nukuri kumana ngo Godfather ngo nafungishije umuntu. Seriously? Godfather ndi iki? Mfite ubuhe bushobozi? Akantu kakavuga ko umuntu muri kuwurya koko.
Go ahead. ako ni akantu k'ububwa bigi nage nasoje buriya yavuze ngo ni akantu k'ububwa nasoje Mu nkandeho. kibasumba y'inyambo we okay Uretse gato. Uretse gato izajya muca. Izajya muca gazatangiye zivuga ngo difada ngo nkoresha sha ngo abahanzi ndabayuzinga bro. Ngo ndabakoresha sha. Ngo ndabakoresha ngo kugira ngo bankandeho ngo koko. Ninde ufite amagi fungaho make gato. Fungaho make gato ya kabisa. Fungiraho make gato. Shanga abahanzi ndabakoresha sha. Jesus. ndashaka kugira icyo mvuga niba nta kibazo. Go ahead. Asante sana. Sasa abantu bari hano sinzi niba twese tuzi ikintu bita blessing, ikintu bita umugisha w'umuntu cyangwa se ikintu nakwita, urabona abantu bose bajya mu kazi, twese tukajya mu kazi ariko ugasanga hariho umuntu uvuga ngo uyu ni umuhamagaro w'umuntu. Twese tugakora ariko ugasanga hariho umuhamagaro w'umuntu, ukavuga ati uyu muntu si ugukora akazi gusa ahubwo bimurimo. Nyine ni ibintu bye, ntabwo abihingahinga, ntabwo aca hirya, ntabwo aca hino. Godfather ntabwo ari we muntu waje muri ibi bintu by'abahanzi arimo kubivuga, si we wa mbere, ntabwo ari we wa mbere. Haje abantu turabazi ku murongo. Ese ni gitari kumwumva gusa cyangwa namari kuvugira kure? kuvugira usa nk'uwegera microphone ho gato. Ni kure murimo kunyumva? Yego gutyo turi kukumva. Icyo nari ndimo mvuga navugaga ati hariho kuba nyine abantu bashobora gukora akazi kamwe ariko hakaba hariho umuntu uvuga ngo ibi bintu bimurimo, ibi bintu ni ibye, ibyo ni ubuzima dusangiye twese bya buri munsi. Nari ndimo mvuga nti ibi bintu ntabwo ari we waje ngo abikore bwa mbere, turabizi neza abantu bagiye batambuka bacaho bakaza bakavuga ku bahanzi, bakavuga ku byamamare, bikageraho bikarangira. Hariho abantu tuba tutabyijandikamo cyane ariko umuntu agenda birebera hasi hariya areba. So iyi TikTok taraza, Godfather yari ari kuri X. Mana nyagasani, ntekereza ko uyu mugabo ari nawe watumye abantu benshi bamenya X. Tubwizanyije ukuri, bitabira ibiganiro bye, bitabira ibintu bye. Ntago mpamya yuko umuntu yaba nta kintu, ibyo biganiro byarasenyaga. Mpamya neza yuko umuntu nta kintu avuze, nta kintu akora, asenya urubyiruko, ashobora guhostinga umuyobozi. Ntago bibaho. None se abo ngabo barwubaka ni bande babigerageje basi? Wenda ngo tuvuge okay, reka ducomparinga, basi turacomparinga Godfather nande mu mpiho ducomparinga kugira ngo tuvuge ngo tuve hano tujye hano. Ninde mwacomparinga? Ntago mpamya yuko umuntu ashobora kuba iyi TikTok atari yayizaho, yari ari kuri X, yarakurikirwaga. Tutagiye kubeshya, abantu benshi bamenye X kubera uno mugabo. Nibwo mwajyagaho, nibwo twajyagaho twese kugira ngo twumve amakuru, twumve ibyavugiwe hirya, twumve ibyavugiwe hino. Urumva uko ashobora gutangaza inkuru ikagira impact ku bantu, icyo nicyo mukwiriye kumutinyira. Ubundi gute mama uvuga ngo umuntu ntago ahari, ntago mumureba ariko yabavugaho mukadidimanga? Why? Kuki mutinya baringa? Kuki kubasha umuntu akifata ukarakara ukavuga ngo Godfather nta ubaho, uriya ni baringa, si umunyarwanda siki, ariko arakuvugisha ukabira icyuya? Why? Nuko ibyabavuga byumvikana. Tuzenguruka ku ma live yandi y'abanyarwanda, ku bantu bakurikirwa n'abanyarwanda, turebe ukurikirwa nkawe. None se niba nta kintu bamariye muramushaka we kuki mumukurikira?
ubwo genda kubaza abantu bamukurikira kuki mumukurikira mwamufollowinguye mwamuretse agasigara ari umwe koko niba nta kintu abamariye niba umuntu aza agapromotinga indirimbo y'umuntu akavuga igihangano cy'umuntu bansabe bahora ahangaha bakiramani bahora ahangaha ntabwo ari ukuva wenda ngajya muri filime gusa nani mu ndirimbo gusa cyangwa se mu bindi ajya no mu mafilime akajya ku mpande zose njyemera ukana arimo kwamamaza igitaramo cy'uriya mutipe uririmba indirimbo za gakondo niba yitwa ndi yego ari uhora ahangaha none se yamwishyuye niba yanamwishyuye nawe mwishyura gukorera ibyawe Godfather ni blessing umuntu agira kandi akumenyesha ko blessing hari abantu bayikunda hari n'abatayikunda so uri unique niyo mpamvu waje abandi bose bakoraga nk'ibyawe bagahagarara ntago tubibuka so niba bashaka kugukuraho rero nihaze competitor nazi akompetite uveho nta kibazo tuzafollowing uzaza ukurusha hari ikibazo mu gihe rero kibayoboje inkoni y'icyuma nibicare bige thank you tuzafollowinga abarunywa ntabo tuzafollowinga aba bantu 430 baba bamara iki hano uyu muntu nta kamaro afite twaba turi badafite ibyo gukora kugira batega amatwi just wowe kuko ubu sentore nayo ndi kumusenya n'abandi nkawe so anyway ntabwo ngiye cyo ngicyo nta kintu bibwiye nakomeje kuri iriya radio kuko nagomba kuyivugaho Godfather iyo bavuze ngo yafungishije umuntu leta yacu ni umujyanama wa RIB hano mu Rwanda ku buryo abafatira imyanzuro ese abayobozi bacu bo ubwabo ntibatekereza bagashyira mu bushishozi bwabo umuntu afungisha undi atari mu nzego zifungisha abantu atari no mu barego ibyo bintu ni no gucisha amazi ubuyobozi bwacu ntabwo mpamya ko harimo kubaca amazi kugaragaza ko bashingira nabo baza kwicara hano kuri TikTok kugira ngo nabo bicara hano kuri TikTok kugira ngo baze barebe ibyo Godfather ari kuvuga bari byo bajye gushingiraho bafunga fungisha umuntu gute se wapi ahubwo Godfather atuma abantu bamenya abanyabo no kumenya amakosa yabo ya nyayo kubera ko abishyira nk'umuco akabishyira no mukuri ari usibye ko kuri kuva na mbere hose atari kwiza kuryana gusa aho kugira ngo ubeshye umuntu yishime uzamubwize ukuri ababari umuntu afungisha undi gute se ntabwo bifata ruraryoha umuntu afungishwa n'ibyaha bye ahubwo kuba hari ababishiraga bakabigomba amaji si ururyoha ibiki si ururyoha urukundo n'igihe rubiye ngo ruramukoresha da wa wundi abantu bavuga ibintu byinshi ukuntu bigiye bitandukanye wowe igitabo cyitwa ngo ukirata twivugira ibiteza imbere urubyiruko sibyo behind her silence silence means what in Kinyarwanda ibiri inyuma yo guceceka kwe okay mu gikari ni nka bucece mu gikari cece okay urakoze cyane ibyihishe inyuma none se ubwo ntabwo wazadukorera n'iki Kinyarwanda ntibakunda iki cyongereza n'ikinyarwanda kiri mu nzira nka piyonika urumva ko nta kintu yasoma ngo akuremo murakoze ariko abazaza kuri launching bazafataho amakuru kuko tuzagira umwanya wo kukidisikasingaho kugisemura urakoze cyane piyonika ndakuvugiye erega buri bunzi
ngo piyoni ikore gushanuka ndamaze. Niko none nicyo gitabo cya mbere wanditse? Yego nicyo cya mbere. Nta nubwo ari kinini, ntabwo giteye ubunebwe, ni paji 153 gusa. Ku muntu ukunda gusoma ni gito cyane. hari n'ikindi se uteganya nyuma y'icyo? Cyane, byinshi cyane. Nanjye reka mwatseho umuriro nk'ukuntu bajya batubwira ngo uzaduha indi ndirimbo ryari. Hari abantu rero bashobora ikindi gitabo ryari nicyo tutarakibona nuko bakubaza rero n'indirimbo ukiri kuyirikodinga utarana bekinga mwana ugahita uvuga ati bantu munkurikiye rero ndi kuri 63 muhinkureho twigendere we tuzamuke. Nesa wumva cyane amatwi yanjye abakanuye anabanguye niyo yabaye Okay, so rero gahunda ukuntu iteye urumva, ndatekereza ko radiyo mu byumve neza niyo nashaka gusubiza nonaha, ariko nimugoroba nshobora gukora space. Ndabadifata ntabwo ndagafu k'imvugo arimwe ahozo gafata gutya ukaza ugashaka konyinjizamo agatuti ngo usunike, ntabwo bikunda, ntabwo gutse ahubwo. So the thing is uyu munsi bahaye itangazo, mugende mubikore, mukore itangazo mwanjije imwe. Ndavuga babandi bagenda bagira izo, ariko aho babera agatsibo gatsindwa bagira ivangura akarere kubi, birabanza bikakwambura identite. Nko katsindwa n'Imana ngo muri bavuga ikinyarwanda kiruta cya Godfather, nkuzuguru wa Segatongoro, nkuvugira igisekurusha, biragira bikakubanza bikakwambura identite, shaka kugira umunyamahanga. Babaze nyumvire nko katsindwa mwe hagati yanjye namwe nibanda ahubwo bafite bayobya urubyiruko, mwakwivanye muri iyo tribalism iri mu mitwe yanyu yo kumanza kwambura umuntu identite y'uwo ari we, mukamanza mukamugira umunyamahanga. Uzabyumva ngo ni umukongomani, ngo ni gute ngo yatwinjira urubyiruko rw'abanyarwanda, kenjira amageragere. Nababwiye ko ndi umukongomani, ndi kongomanuye, ubu ngubu ndi umunyarwanda. Okay, no sense. Amaji kumva ndakumva uri yanko uri umukongomani. Uretse gato urimo kumva noneho kuva uyu munsi bahaye gasopo, urumva ubu harya uretse gato bigira ivangura akarere kubi. Reka mbabwire ikintu kimwe, uretse gato Nessa, now you're my auntie. ndakwakiriye kuri bwana wanjye. Urumva ariko abantu ni ibitangaza, urukunyumva. So ikintu nababwira kimwe cyo ni muhame hamwe, urimo kumva, ni muhame hamwe. Uko mvuga ibyiza byanyu ni mukora ibi nzabivuga icyo muzakora. Noneho ngo buretse gato nabonye noneho arimo bari kumamagarira inzego ngo nibatabare, ngo batabare. Ariko se okay, none se Amag the Black mwaba ariko mwibaranga mugaceceka, ubwo muri abafatanyabikorwa bo kuyobya urubyo no kurinda imura industry sense. So gahunda uko imeze, we are here to stay. ariko reka umuntu ikintu cyitwa kuyobya ni igiki? Oya ngo naje gusenya industry, naje gusenya industry, narakuyobeje, naje gusenya industry. Amaji waranyobeje naje gusenya ibyo wazanye, utavuye ahari. uretse gato naje gusenya industry, ninjye wazanye igiti, ni njyewe wajugunyaga amasede muri puberi. ariko ko ari igihe ni wowe watumye ibyana babivunagura kugira ngo babihe hirya. So Godfather
telefone iranzimanye n'ingaruka unzamure nyabuna. Nuko nesa atavuga agenda anoshanosha. Umva nimwihangana bashunje gusuza Godfather maji. Godfather bite? Salama sheri. Ndagukunda shuni ndakwatatse muhe nyina. Nzakamena. Hawa nyuko. Ngoya ngurubyiruko ngo nirumuveho. Ariko reka mbabazi. Ubu dufite urubyiruko rw'ibitabapfu, dufite abantu by the way sinzi umva ahantu habera gatsibo gatsirwa bagenda bakamanza bagafata abantu bakabita urubyiruko. Kurikirwa n'ingeri zose. Umuntu ufite imyaka 40 akiri urubyiruko. Mbere yo baramanza bakayigira urubyiruko. Baramanza bakabashaka uburyo bashobora kubagira victime bro. Bakabagira urubyiruko kugira ngo byumvikane ko no sense. Ntabwo uzabumva baza ngo bavuge. Reka mbabwire urubyiruko niba nyobye urubyiruko nkarara amajoro mbabwira ko mu gihe cyo kwibuka tugomba gushyira hamwe tugakurikira gahunda kandi bikagenda uko iyo impact akaba ibyo ndi kuyobya urubyiruko muri cyo nkomeze nduyobye. Niba ariko kuyobya urubyiruko uzakomeza nduyobye. Reka musabe ijambo gatoya. Ubu uyu mwana w'umukobwa uri kutwereka igitabo ubu uri kumuyobya. Naramuyoboje rero twamugurishije. Naguze ibitabo hano. Uretse gato. Ibitabo 10 amaji. None se ubwo narakuyobeje nanjye ahubwo nanjye mu bushye. Ese ko urabizi ko hari abantu benshi banyandikiye bambwira ngo ese yakwishyuye koko. Rega none. Ahubwo nanjye ndagikeneye. Wumvishe izo negativity. So nukuvuga ngo wabyumvishe amaji. Nabyumvishe. Ntabwo ashaka kumva ko umutima we hari igikorwa cyo gusapotinga agiye gushaka negativity. Ese yakwishyuye. Sinatse kubyumvikana. Reka mbabwire. Amashe twashakaga kumwishyurira. Kocho. Reka mbereke sha. Urumva n'abandi kandi nuko bizagenda bizama bigenda uko. Urumva unamuona mtoto usio moninga bombo klati kwenye chonga makasi yake Godfather zigayambara chonga. Reba hano Umva Godfather uretse gato uyu ni reba 17 afite imodoka afite ikintu cyose tega amatwi hano dore ngiki gitaramo cyabaye successful. Urimo kunywa bamubonye Sentore kunya rigenje. Ubwo se barashaka kubivuga. Dore uretse gato dore uburyo nsenyamo n'ubu ngubu nibwo buryo muvuga nsenyamo bro. Ubu nibwo buryo muvuga nsenyamo. Iyi ni feedback avuye mu gitaramo cya Sentore. Barambwiye ngo ufite icyo nshakaho ngo afite icyo gushakaho konfidira kugeza umukozi nka Pioni. Okay. Hanyuma Sentore nawe amugize umukozi. So nababwira iki kanga munuko na bino nyamara bino. Ibadukandeho baceceke. Mukandeho muzibe mukande ku bantu banyu mukunda. Nanjye bazibishe bano bagwa ntabwo muri hano mutwikandireho muramukoze. Badufajyewe mudukure kuri 0. Ngiye nasinze macha gutukana ngiye gutukana. Wibeshye nkunda gutumura. Uramenye nawe mbabarira. Dore nibi bambyose. Budi thank you. Reka babwire ikintu kimwe hano mudukorere muri gare muramugize neza. Ngiye kubahereza ubutumwa bumwe umwana yatanze ejo bundi w'umukobwa baramubajije ngo ni gute mujya kwa Godfather mutazi isura ye. Arabwira se ko nangwa na ko dukunda Imana tukayizera turayizi. Nangwa nawe aravuga tukumva ijwi rye ko dukunda Imana tuzarumva n'ijwi ryayo na rimwe. So reka twumve. Kibazo ngewe nzi inkweto. Uzi inkweto. Nanjye nkunda ijwi rye pe. Ko mukunda Imana mwari mwavugana nayo ntimuyikunda mutazi n'ijwi ryayo. Niko ninde wanjye Imana hano muzi uko isa. Nobel thank you.
uretse uraje urebe ko ngiye kugera kuri 1k kandi n'umwanzeho ntamuzi nose ubwo ibyo ngibyo ari ikibazo. Subiramo ako kantu ugiye kukana umva nanjye mu nkandeho warandi ngiye kugera kuri izina ryo narimenye bari kunkandaho narindi hepfo muri Wanyara. Icyambere nuko ari abantu dukunda umuntu nkunda ngiye nta nkando ngiye ubutumwa uyu munsi cyakubaha. No but thank you. Abantu muri hano mu nkando abantu wanjye muri hano mungeze kumbi bitanu. Reka mbibutse ikintu kimwe, icyo kintu cyo kuvuga ngo umuntu arihishe. Umwana bita byuka vuba urukunyumva wakoreshaga sa uracyaryamye ku murindi afande peace president wa republika yaramubwiye ni wowe witwa byuka vuba ni I do follow you ndagukurikira. Mugire mentalite urimo kunyumva mugire mentalite yo kureba ibikorwa mureke kureba urashaka kundeba uretse judgment yanyu n'ubuheza nguni n'amacakubiri yanyu urashaka kureba isura yanyu uyikoze iki. Ndakubaza amafaranga y'ibitabo byaguzwe ejo bundi uramwana kugura ibitabo bindi utari njyewe ninde waguze ibitabo Budi wamubonye Chelsea yaguze ibitabo. Thank you so much. Itwa Chelsea yaguze ibitabo 10 amafaranga yaraje kuko usamuye ibitabo 10 yanyohereje 300 birenga. Ibitabo 10 naguze byaje amafaranga yaje ari amazayirwa kubera atanditse utazi isura yanjye. Budi sinakubwiye ko tufata Amafaranga yawe yangezeho nkiri na hano. So we have those people ikintu kimwe igihe cyose muza mufite ariko ibintu bikagaruka muri bya bintu abantu bigisha umuntu kuza hano ibyo bintu bya aha niho muhera. Urashaka kureba isura ya Godfather umanze umujudginge umanze umuha ubwoko umanze umushyire muri icyo kimaje kumani na zenu ngiye nta bwoko ngira nta identité mujye tugendane n'ibikorwa aha niho bihera rega niho bihera nge nta bwoko ngira ntabwo naje aha ngaha mfite agace barizwamo meze nk'indaya ya Matimba kubera iki nyine muzi ntabwo tumubona umuntu utigaragaza ko ntigaragaza ngaho nibagukandeho ni mu nkanda amafaranga agakunzaho kugira ngo mutakanzeho ni mu nkandeho araza kandi ndayabona urukumva ukunyumva Thank you. Kukwibuka wicaye ku karayiva ahantu uri gukandaho umuntu ngongore hano bakora muri goro ukamukoreramo ukamwereka ukuntu babigenza abaya kukujira hanze. Reka nkubwire ikintu kimwe nta kintu niki na kimwe Godfather urimo kunyumva ndababwiye ko mfite space nimbona mbifitiye umwanya ndashaka gusubiza kira kintu ndashaka gusubiza ira radio urimo kumva iyo live nari nyiriho ndayibuka live uri kwigisha umuntu uburyo bakoresha TikTok ndabyibuka ntega amatwi nkubwire yoza unyumve ikintu ugomba gusobanukirwa kimwe n'ibitari biriya ni ukuvuga ngo reka nkubwire nababwiye hari abantu barabona ngo ya mpano nafungurwa ndashima Imana afungurwe kabisa ya mpano nafungurwa mu happy nafashe nimero ejo muri kuva namaze gukora arabara umwanzuro w'ubutabera niba sanga ibyaha niba hanyuma hano ko wari uhari ibyari biri gutuma ravitangwa tumuka ubu se bari kwivugisha ngo bashaka kureba isura njye ko bambonye mpagaze babyahuje njyewe ndashaka abantu babanze bagere ku 1000 bafite ubutumwa babonye mpagaze barambaza imihanda irashyuha biga bafite ubutumwa so uburetse gato niba mutekereza ko bashaka kuza umuntu uzagira isura yawe Godfather bire basanga ko ari uzabyihangana amakata yo muri guma uburetse gato amaji amakata ya Buda yavugaga ngo birimo ntuza ni Godfather nagazi katabicamo ni Godfather induru uretse gato comprene ibintu ntuza yirirwa avuga Adams DJ Adams ejo bundi yaje ni Godfather koko kuyobya urubyiruko ntibigikunze kwandagaza byose none ngeze aho ngiye gusenya industry no sense nanjye wumva ishoboye isura yanjye hano siri nayisi ari Godfather umuntu wavuze ko nta n'indirimbo n'imwe ngira ubwo ninde usebya industry jewe ntabwo bizakunda
ati nge ntibizaba. So ikintu kiriho kimwe ni iki ngiki, igihe cyose muzashaka kureba, yego simvuze ko ndi miseke igoroye, ntabwo ngiyo njya murabizi, iyo ngo dufata ngiyo ndi wa muntu urimo kumva, niyo nkoze ikintu ushobora kuba ngiye guhagarara ku mavi yanjye, ku mapumbu yanjye, nkavuga nti aho nakoze ikosa ndiyeskiza. Ariko ibyo bintu byo gukangaka asajya yaje koreka industry yaje kuyoreka ubwo bugambo n'ababurutse ntegura iki nacyo ndakubaza wimvugiramo washye ntegura uretse gato ntegura ibitaramo Godfather, ndi umupromota ndapromotinga, ntegura ibitaramo, ndi umuproducer, ndi umudije. umuhanzi basabye nimero zanjye ngo bamikire kagahita avuga ngo uriya yarasinze, ndakwibuka sinzakwibagirwa bro, ndabizi uri hano. Jewe reka nze uko gusenya nguye Amag the Black naraye majoro, nafashe umwanya urimo kumva, ndaza ndakuganiriza, nganiriza umuntu mwari mufitanye amakimbirane, muri ibintu biri aho ngaho bidafite ikintu bishingiyeho, ndicara ndavuga nti bavandimwe mureke duhurize hamwe. Ndabenda kubujije uri kunyumva Amag the Black. Gusenya ni ugufata abantu kavuga ati bavandimwe, ikibaho icyo mupfana kiruta icyo mwapfa, niko gusenya. Bazakubwira abantu babera gatsibo gatsindwa, baragenda bagafata ibintu byiza bakabipfukiranya. Godfather reka nkubwire ikintu byiza ni byiza, niba mudashaka kuvuga ibyiza nkora nzabyivugira. Ntukazajya ujya hirya no hino, uyu Godfather yamuje na Bruce Melody, ni uko bimeze. Ibintu byo kurisha umaze igihe kingana iki kandi nayo ndi gusenya, tumaze igihe tutavugana ariko twaravuganye tuba inshuti, ubu ngubu nta kibazo dufitanye. Kuba naraciye kiriya kintu nkagenda nkabasanga, ibyo nkorera mu gikari ni byinshi. None se ni kibi? Melody yaraje narabivuga kibi, ndanagushimira kabisa. Kuba aya masaha ntabwo ari ukwikina, kuba aya masaha umuntu bita The Ben ashobora kujyana akicara na Bruce Melody. Munyumve neza cyane, kuba aya masaha The Ben ashobora kwicara na Bruce Melody bagakorana igitaramo kimwe bagiye muri Zitua, ntabwo ari ukwikina. God Minister yafashe Bruce Melody na The Ben ngo bicane birabananira, banga guhura. Nafashe Melody na Bruce Melody bahuriza kuri page ya Twitter, kuri kiganiro, ntabwo byari binyoroheye. Uko ni ugusenya. Uwo ndatekereza ko nashizeho itafari niyo byaba ari rimwe. Urimo kunyumva? Niba mudashaka kujya muvuga ibintu nk'ibyo ngibyo nzajya byivugira. Niba mudashobora kuvuga ko nge nafashe Melody na The Ben bahuriza kuri Twitter, dukora ikiganiro muri kampeni yo kwamamaza umusaza, barahura. Ntekereza ko ari bwo bwa mbere kuva aya matiko yabo yatangira, nibwo bwa mbere bari bahuriye kuri platform imwe bakaganira. Urimo kunyumva? Ntabwo ibyo bazigera babivuga, kandi njyewe nje gusenya gusa. So ibi bintu byose ntabwo Melody yamereye ikiraka hano kuri hanga kwa Godfather. Byashoboka se yabikora kandi njyewe nsenya. Ikintu kiriho ni kimwe rero, ntabwo njye Godfather ikintu reka nze nkubwire, ibi byari kuza muri antikite na cyagiye bafata mu muntu bakamufata bakamupfukiranya ahantu. Platform uretse gato, platform ufataho unsigiraho amabyi niyo platform nzafataho, mfata amazi ashushe nikarabye nindangiza nisiga umubavu humura akasa mutwe. Niko bimeze. Ibyo byari ibya kera na propaganda z'ubugoryi za kera bro. Urimo kumva? Ikintu kiro rero B&B bashubije kuko mwakoze play, fair play, mwabikoze pe, mwakoze impande zose swaza wenyonyola ko bivemo linda ko kasya buno uri musiru. So ibintu mugomba gusobanukirwa mu kanwa. Ovumye atanga mbade nkuwa. Umbabarire unyumvire nk'uyu ndakumanura. Dore nibigire byavanga ngo njya batumura nkamanura. Dore nibigire byose nuko bimeze. So the thing is, nta munsi numwe igihe cyose ereka nujya kureba we Diyo urabizi umuganda wanjye, ibi bintu byose igihe mujye mutandukanya ibintu, ntabwo muzajya muzana ngo uje gutanga ibitekerezo. Tanga igitekerezo igihe cyo gutanga ibitekerezo, igihe turi mu buvugizi na advocacy, ureke umuntu atwara ibintu uko yabitwaye. Icyo gihe cyose rero mwumva ko muzaza mugashaka kugaragaza, ariko reka mbaze, uretse gato ndashaka kubabaza, mumpereze musesengure muvuge ati ngo Godfather industry ayisenya gutya.
nyisenya nte muje muri details nyisenya nte mushaka mumbwira ati ko Godfather uyisenya gutya urukunyumva ariko noneho tukagira injiji ngo aho goribu ifunge umuntu wese ahubwo uza kuri pano yawe kuri pano zawe hanyuma ashyizeho ikindi kintu cy'igitutsi ahangaha niba ugifite nyoko mutoya ririya jambo usoherejeho uhita wandika n'izina rye rirenga nta miyaga bashyiriramo bro hanyuma rero mbabwire iguhereho kuko urahabyagiye kasi ya buroro none ubwo urumva batari bo bari buze guheraho kuri kuyandika kandi uyituramye wibyagiyeho none ukajya gusanga iki kintu gishobora gutekereza urandika ijambo ntabwo ubona ko ari igitutsi uwo muntu uramubaza so ni muhame hamwe urimo kumva niba ukubasenya ukumbasenya nzabasenya ukumbasenya kabisa mwitegure nzakomeza kubasenya ariko nzi ko ubu buryo basenyamo ubu buryo muvuga mbasenyamo burabungukira no sense so radio mugende mubwira abantu babakurikira ngo Godfather niwe muntu umwe w'igikundiro waje ukenewe ndivuga ngo ni B&B Godfather niwe muntu waje ukenewe ufite igikundiro uri fair ukora ibintu mu mucyo udafata side urukunyumva uyu nguyu akazakomeza ukunguku na myaka na yindi hanyuma wa wundi wumva ko nzakora ibijyanye n'amarangamutima yawe reka kunkunda ugende unkundure ubundi utazabwiza ukuri nta nkundi n'ubuzaza ukazaza batari umukunzi azatumuka cagende nta byamamare reka maze ikintu kimwe Tom Close maze kumuhostinga inshuro zirenga 3 zirenga 4 kuri platform itari iyi imwe bwo muvuga hanyuma yaraje mu batiko nari nje kumwandagaza ba diplomate banyuze kuri uru rukuta nari nje kubandagaza murebe ibyamamare byanyuze kuri platform ntabwo bubakaga bazagenda bateraguramo akantu kamwe kabi kabayeho ahantu umuntu yanyereye bagende babifate bazakubwira ko ngo nagira ikibazo na Mutesi Jolly ntabwo muzigira muvuga amapano Mutesi Jolly yaje kwigirishirizaho urubyiruko namuhotsinze inshuro zingahe how many times baje hariya how many times twaje tukigisha ingaruka zo kuri social media hakaza Miss Doriane Miss Mutesi Jolly nakaza n'umuvugizi wa RIB bakaza bakigisha urubyiruko how many times ibyo se mwabivuga ariko kuko nzi ko muri abaheza nguni ibyo nzabyivugira ntimushobora kuvuga ibyiza mushaka kuvuga ibibi gusa mujye mureka ibyiza myivugira niba iyo mwaka ugiye gushyira Godfather nagera nkitereka nkavuga ati thank you so much Godfather I wanna thank you Godfather nkishimira kuko ntimwenda kunshimira hello so kamabwire ko iturufu yo kuvuga ngo ntabwo ngaragara hazagaragara ibikorwa nibyo nkeneye ko bigaragara ntabwo ngiye naje kudandaza amagara ntabwo nigurisha ntabwo naje kugurisha agasura dore ko mfite n'uburanga buke ubu buranga bwanjye se reka ngurishe murebe ibyo nkora naho iby'uburanga no kwigaragaza mfite agasura kabi ndi mu bantu babi badashobora kwigaragaza sibyo ibikorwa nibyo bimataringa ariko niba ikintu cyose nzavuga nkagikota ari nkakivugaho kikaba kibi kikaba kibaye gusenya mugere mufate igihe cyatangaje inkuru tukayikoraho komenti ubwo ngubwo nicyo cyasenye mbere yanjye mugere mufate RIB niyo twafuze twakomentinze ku magambo nubwo erega amakuru nubwo ntashobora kubivugira ndashaka kubamenyesha kandi ninumva biri ngombwa nzabereka ko bagiye ese ya mpano niwe mvuzeho wenyine ya mpano niwe mvuze nawe nzakuvugaho ejo n'ejo bundi ariko ikintu mugomba kumenya ikintu mugomba gusobanukirwa ni iki ngiki kwihisha inyuma ya mpano nzabereka impamvu yateye biriya ntabwo ari ya mpano mureke kwisha mu mwamvuri wa ya mpano kuko n'undi uwo ari we wese murabizi nzabivuga niba mushaka kuvugira ya mpano mugende muvuge RIB kuki mwafunze ya mpano mugashyiraho ibintu 7 akurikiranweho mugatuma Godfather ibyo bintu abivugaho ku gihe kubera iki muri gusenya abahanzi kandi mwaka barimo promotinga mukandika inkuru Godfather akayikomentingaho akayivugaho no sense muri kubica kintu ariko kuko mushobora kwinjira mu abantu mushobora kwinjira mu mwamba
murashaka kugira ngo babwire ahantu ibintu byavuye kugira ngo binjire mu mwamvuri wa ya mpano n'icyatumye bavuga biragura ibi bintu byose bari guhurutura babwire imva n'imvano yabyo nabikora mbona biri ngombwa nimbona biri ngombwa ndaza kubikoraho live nimbona bitari ngombwa ndabireka jewe numvaga bari buvuge cyangwa mukabwanuka hanyuma pano hangaha ntibaze kugira gute sinongere gufungura ngo bikunde itangazo umuntu uzongera kunyita umunyamahanga nzakurega mwabaheza nguni mwe mwavangura abantu mufite tribalism muri mwebwe nzabarega ivangura umuntu uzongera kumbwira ukamvuga ukamanza ukanyabutsa umupaka uzongera kunyita umunyamahanga uzaba ufite ivangura muri wowe nzakurega mwabahanyamwe adora aho bibera gatsibyo gatsindwa biramanza bikakugira umunyamahanga sha niko sha iyo ndi kuvuga ikinyarwanda wumva ndi kukivuga nka Prophet Joshua nubwo widekara ko atari umunyarwanda niko ye ariko na DJ Adams mwamugize umunyakenya erega mufite amacakubiri muri mwe umuntu mwafashe DJ Adams yaravuga ati ngo difada wihangane nanjye bangize umunyakenya ngo ntabwo ndi umunyarwanda hanyuma reka mbabaze CNN kwivuga ni inyarwanda uri kunyumva umuntu uzongera kunyita umugongomane kuva ubu ngubu nimba ngiye nkore content uri kumva nkora content iyo nkoze content mwacecetse cyane njye utari kuwumva ikibasumba ko ari mwiza. Thank you. Welcome, Kirasumba is so beautiful. Thank you so much. ngo bari kumbwira ngo mfunge kamera nibwo ndi busome neza ngo meze nk'inka urimo kumva guys mundebere nesa ntabwo akaba ari kuri iyi mibare by the way ni gute nesa ari kuri iriya mibare mu nkandire kuri biju ibya dore noneho baragiye ngo bafata aba bakobwa dore noneho urebe basigaye bagenda bakataka n'abakobwa bagisha bakanabataka sha ibyamamare bakabyataka sha bakabanza bakabataka none se kabaza ikintu kimwe mumbwire mvana abantu kuri pano ngende ngo difata hosting aya masaha ngiye gukina game nkubire kugira ngo difata w'igikundiro ngiye gukina game wihakanya abakongomani go cyo kirego uragicikira he no hari abantu munyumve neza muri iyi context ngo uratwihakanye karaba ntega amatwi munyumve muri iyi context navuze igihe ndi kuvuga n'igende gukora inkuru turi kumwe ese reko ashaka babaza ikintu kimwe ibyo byose ariko biterwa ngewe hari igihe mbona n'umuntu yakoze ibintu ukabonamo ubujiji bwinshi mu Rwanda rw'uyu munsi wakabaye ufata umuntu ukamugira umunyamahanga koko ndi kubaza wakabaye ufata umuntu ukamwita umunyamahanga hanyuma abantu bakagukurikira ntabwo ushobora kwihakana community nkomokamo bro ariko reka nkubwire for your information je suis rwandais ndabivuze neza so nzafata umwanya wo kubanunika urimo kumva nzafata umwanya wo kubanunika yewe nubwo ntazi bivanye bijya nzahagarara ku ruhande rwa Godfather ibyo simbizi nubwo nje byitereramo nabi kandi niyo by'urubyiruko sheri kereka uruyobya utese kandi utajya wemera ko urubyiruko rugira udushyigikiye ibyo ntibisimbizi ese ko nabuze hatima ahubwo nkubite hatima yimpesha ariko abantu rwose umwe azaza avuga ibyo n'undi avuga ibye ibyo rero ngibyo nkibise. Thank you for the roses. Mwari mubyara abantu bagiye Ni buriye hatima rwose nayo
Yenda umukongomani. badushyire YouTube bana dukanzeho basi. nta kibakirwata I'm a Congolese girl. Thank you, Stromae. Abakongomani munyihera indabo. dufata utajya wemera umwana w'umukobwa ko yandarikwa akagira ati niba ariko ubundi byagenze abantu banjye muri hano muze mu blessing mukoze nta n'umuntu usinzira nkanjye pe ndasinzira nkahezayo. Thank you so much. Iri zina noneho ndarimenya ryitwa ngo ki? 1-616 umwita I616. Oh, I616. Okay. Thank you. Nobo, thank you, Nobo. Abana batangejeje ku gihumbi. Yewe muzajya munyita umukongomani nta ribi. Be proud ko wajya. Abanyarwanda mudukandeho muture mudukunde. Ngogira ngo nikoreye iki? Muture mudukunde mudukandeho umuntu umaye akaroza kamwe Nobo. Akaroza kamwe Shanta koko. abantu bambaye amaroses. Thank you. Yo, thank you love. Nobo yamaye roses. Thank you. Jan, hi. Hello. Mumeze muhandeho ego mana mikoro yanjye yarifunguye. Wapi? Mumeze neza. Tumeze neza Janine. Muhandeho mundebe mu nkunde mu mpindurira ubuzima. Muhandeho rwose. Urabizi ko ibitabo byawe nkibibitse 5. 1%. Igosha. Cyagiye nari ndimo kuva Chicago ndagira nageze hano ninjoro. Na nomero ahubwo sinagize. Sinigeze ndandika nari ntwaye ndi kuva ahantu kure. Ahubwo Peace ngaho ntamo gift session wanjye. Thank you. Ibitabo birahari. Launching ku 8 ariko na mbere yaho byagira. Ongera dukiriraho nomero cyangwa uzivuge nandike. Dore igitabo ngiki. Nimero ni 780933. Yego kugenda gahoro. 7809 09 3 Yego 722. Okay. Thank you. Ariko nk'umuntu aba ari tayari agahita azishyira muri comment. So none se Nesa murashaka gufatiraho cyangwa kuko njye ndashaka guhereza ubutumwa ira radio B&B kugira ngo mu kiganiro bankozeho nimujya no gusesengura cyangwa nimwongera kumvugaho ngiye Faisal bade barashaka kubaha indabo zanyu uburyo mwakozemo ikiganiro cyari fair ariko ntabwo ngiye Godfather nsenya murebe n'ibindi bikorwa byiza nubwo ntakeneye kubishimirwa urimo kumva audience ya radio bari audience nini munababwire ko Godfather no w'igikundiro Godfather ni umuntu ukunzwe cyane especially urumva abantu bakunda n'ijwi ryanjye kamere. Thank you mama, thank you. Urumva ndanamenyesha ko oya nta kibazo so ikintu kiriho kuba AI nta kibazo mufite amahirwe yo kugira AI ivuga ikinyarwanda kandi AI ishobora kujyana na gahunda nziza iyo AI yabarakasa mutwe mushimire iyo AI ni nziza ntabwo ari mbi kabisa iyo AI ntabwo ari mbi urashinzwe kuvuga neza kurusha uko usa nkurikije ukuntu hano bimeze se ari busabemo nahoreye muri kamera nakikurikirana neza
oya abanyarwandakazi nyuma y'uko murebye ibi bintu byose hari uwagira gutya akangira muri gift garage akagira akantu akuramo noneho ngakoresha urubyiruko n'ibyamamare mu nyungu zanjye bwite nk'uko babivuga impozamarira ubundi natwe tukagukoresha mu nyungu zacu bwite ushaka impozamarira bavuze ko baducuruza sha igicuruzwa cya mbere ucuruza ni ahubwo gode ayo mafaranga kutayampaye igicuruzwa cya mbere acuruza ni Janine izo biliyoni izo biri kutaziduha tumenye uko ibindi dusigara tubikurikirana musigaye curuza ni wari musigaye curuza n'abakobwa ariko gode fata igicuruzwa cya mbere cyawe ni Janine kogo wacuruje nibona ufitiye umukiriya ntange itangazo kuzamukira herega itange itangazo ry'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ntabwo byemewe kugurisha umuntu no kugura abantu nyita indangamirwa ntabwo byemewe kubagura nabo ntabwo bemerewe kwigurisha ntabwo mu Rwanda bagura abantu bazajya batangira umuntu noneho ntabwo mu Rwanda bagura abantu nta nubwo babagurisha mutereta ubuhamagaye nk'umuntu mukaba muri kumwe mu nzu akagukurikiranira iwawe mu nzu ubu ngubu ubwirwa n'iki ko umuntu yigurishije bamwe bo ku muhanda bamwe bajya ku muhanda gutega ngo nawe ukagenda ugaparika ukajya mu biciro nta muntu ugurishwa mu Rwanda nta nubwo agurwa icyo ni icyaha gihanwa n'amategeko none barimo barafunga zibuke ko nabivuze abantu kubaza ngo igitabo nangahe twabibabwiye igitabo ni 33 yonyine ubundi ukagenda ukirira isi 30 muri kwirebera Malayika ni 30 by'amafaranga y'u Rwanda nesa kibasumba ndashaka kugira ngo tariki zirindwi ikibazo twabasubije muri barangorera ihohotera bambwira ngo barangurishije sha ndashaka kugira ngo kibasumba tariki zirindwi uzaza no du streaming ndifuza ko uzajya launching igitabo tumaze kugura at least amaze kugura ibitabo 10 nako ibitabo 100 bivuze ngo haraburaho ibitabo bamaze kugura ibitabo bingahe byamaze bingahe harabari 21 hari umuntu waguze igitabo kimwe sinamenye ngo ninde ariko yaturutse hano kuri pano na wabo bamwita Atete aba muri Canada amafaranga ya screenshot ko yayohereje yego yaguze igitabo kimwe Janine nguyu waguze ibitabo 5 wohereza ayo mafaranga reka banzu nyishyura nkwishyura iki nyishyura amafaranga barimo bavuga oya reka blague ndashaka kugira ngo at least niba tuvuze ngo habaho support at least muri ibyo bitabo 20 bimaze kugurwa guys igitabo ni 30 at least uyu mwana azaje ntabwo turi kukumva niba uri kuvuga kuri Lewiti tuzajya dufite at least ibitabo bitari munsi y'100 nitumara kumugurira ibitabo 100 tuzaba dutanze contribution nkatwe nk'abantu durira kuri izi platform 20 byaraguzwe 21 niyo mafaranga amaze kwakira ubwo ndatekereza yani ntabwo ari menshi ibindi tuzabigura hano tudushyigikira niba umwana w'umukobwa ashobora kuza ahangaha agafata akagira n'umunyamakuru kazi aravuga afite umusizi hanyuma noneho yongeyeho no kuba umwanditsi let's support this young kuri Amazon birahari kuri Amazon igitabo kirahari muzatangira kubibona izatangira kubiba nyuma ya tariki 8 namaze kukilonshinga ariko birahari na $25 gusa kuri Amazon tuzabigura kabisa thank you ikindi nanjye muzibuke kunteza imbere reka mugure n'udutike tujya Karongi yego man uzakomeze ntuzahagarara merci beaucoup nanjye munteza imbere
Ariko uri guhindukiza akaboko ndi kuhabona ibisebe. Naho imbere naho mpabonye igisebe. Oya hano ni urugi rwankase. Arenganye. Hano ni urugi rwankase. Murebe kino gikoma ukuntu ari cyiza. Ko mbona binsaba kwitukuza kugira ngo namamaza bigaragarira. Abona akaboko ari inzobe muresha. Usa nabi. Ndabona ntasa umuzungu. Waje ukagura mugeni.